mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Tania yararimo abaza mama we ati se ituze turajyana nangwa ndagenda njyenyine ese aho koko baje kujyana nangwa ntiwigeze bajyana inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Tania ndetse na mama we Maya hera kasubiza umwana we akavuga ati Tania ntabwo Evan muri bujyana Tania ati mama ntago ndi bugeyo ntago nagenda nsize Evan Maya ati narakubyaye ntago ari we wambyaye urajya mu modoka tugende Tania ati no mommy I'm not going anywhere I will stay here Maya yitegereza Tania akamubwira ati mva rero nkubwire wa mwana nuze kunzanaho amarere n'amategeko muri uru rugo uru ni urugo rwanjye narakubyaye ntiwambyaye ikindi ntabwo ari wuntegeka so umbwira icyo gukora ahubwo buri aho ngaho ndaje tugende Evan nawe aha abari kurira kuko byose abari kubibona ko Tania bagiye kumutwara marira bari yose Tania yarira Evan nawe ari kurira hashira akanya Maya asoje kwitegura akagira atya agafata Tania ngo bagende Tania mucunga kujisho akamwiyaka agenda yiruka agahobera Evan bombi bararira Tania afata Evan kumurekura kikaba ikibazo adashaka kumusiga Maya we ntacyo biba bimubwiye araza agafata Tania akamutwara arira akamushyira mu modoka ahera akayirokinga ngo Tania adasohoka yinjira mu modoka akakserera akamutwara ituza asigaraho ari marira Tania nawe bamutwara arira byose umukozi ababireba umutima akibaza kavuga ati mana na mbere hose nigeze kwibaza ndibaza uyu mugore koko niwe ubyara aba bana bombi ese aba bana bose yarabijishuye yabagiriye kubise kuki ubundi atoteza Evan cyane uyu mwana kadakubagana uyu mwana katuje kumusiga ahantu kongera ukahamusanga kadakubagana kuki mabuja mwanga ahera ko yegera Evan akamuhoza akamubwira ati humura Tania azagaruka sibyo ese ubundi ituze Maya ni mama wawe Evan azunguza umutwe asa n'uwikiriza akamubwira ati yego ni mama uko zibiramucanga ahera akatangira kumwitaho akamuha icyo kurya ariko kubera umubabaro Evan aba afite kurya biramunanira amuha ikintu icyo ari cyo cyose ariko bikaba iby'ubusa Tania nawe bamugeza ku ishuri ariko n'ubundi abashyiri kurira
abaticazi baramubona bagatangira kumubwira utugambo twiza bamubwira humura bakamuza n'abandi bana ngo bakine ariko Tania ntababyitayeho bagerageza kubaza Maya ati se kuki atishimye Maya ati n'ubutese namara iminsi 3 biraza kuba byashize Maya asiga Tania aho ngaho akigendera ariko akigenda Tania asa n'umukurikiye akavuga ati mami winsiga ariko Maya akikomereza ba mistress baraza bakamufata bagatangira kumuhumuriza ariko bikaba iby'ubusa Tania akaguma kurira aguma aho ngaho akigunga bucya mu gitondo akajya mu class ariko atavuga Tania abaho ngaho nta muntu n'uyu n'umwe avugisha aba ari umuhanga ibyo bamubajije byose abisubiza neza ariko atajya avuga nta muntu n'uyu n'umwe bakina nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kumwegera umunsi umwe yicaye yigunze haza akana kamwe k'akanyeshuri kakamwegera kamuha umukono kakamusuhuza Tania akakikiriza karamubaza kuki uhora wigunze kuki uhora ubabaye Tania araceceka ndahera akamubwira ati nitwa Devi Tania ati nanjye nitwa Tania ndati moro nkubona wigunze ntabwo ujya ukina n'abandi banyeshuri why Tania ati Devi banumva mfite umubabaro nkumbuye musaza wanjye niwe wenyine banumva twakina nari menyereye kurarana na musaza wanjye nari menyereye kuba ndi kumwe igihe cyose none dore naramubuze ntago nkimubona Devi nkumbuye ituze Devi yitegereza Tania agahera kamwegera kavuga ati Tania none se wamfata nk'umusaza wawe basi tukajya dukina tukanasangira Tania ati Devi nakabikoze ariko ntago wangana ituze n'ubundi ntago waba uri musaza wanjye waba uri Devi Devi ati none se basi twakibera inshuti Tania ati nta kibazo Devi ati Tania reka basi nzabaho umusaza wawe atari kuba iruhande sibyo ahera akamufata akaboko bagatangira gutembera mu kigo ariko n'ubundi ubona Tania atishimye atananezerewe tugaruke mu rugo kwa Maya ituze nawe kurya biba byaramunaniye atabasha kurya no kunywa kubera gukumbura Tania agera aho ngaho akanarwara akaremba umukozi agerageza kubwira Maya akamubwira ati mabuja ituze ntago ameze neza amaze iminsi arwaye
Maya ati mwihorera ubwo n'ubutesi bizashira. Undi ati nyamara ntago ameze neza, dushaka kuba turi gukina n'ubuzima bwiwe. Maya we ntago aba abyitayeho, nta nubwo aba akeneye kumenya ko Evan kuko arwaye. Evan aba arembye, afite umuriro mwinshi, atabasha kurya, aryamye gusa. Sasa rero rimwe ari nijoro, mukozi arabyuka akajya kureba uko Evan ameze. Agerayo agasanga neza Evan amaso ye yose yagiye. Ahera akavuza induru. Mu kuvuza induru abari mu nzu bose barabyuka. Arahera akavaye akamubaza ubaye iki ko mbona uri kuvuza induru. Undi ati nimutabare, ituze ameze nabi, anytime yahasiga ubuzima ndumva ngize ubwoba. Maya na Al bombi binjira mu cyumba bakimukubita amaso. Arahera karakara mu mujinya mwinshi agakubita Maya urushyi rwiza cyane. Akamubwira ati kuki utigeze umbwira ko Evan arwaye? Reba umwana wanjye ukuntu ameze. Ahera akamuterura akamushyira mu modoka bakerekeza kwa muganga. Bamugeza kwa muganga, abaganga bagatangira kumwitaho. Arahabari abari gushagirira ameze nk'umubyeyi uri kunda. Afite ubwoba muri we, umutima atangira gusenga akavuga ati Mana ndakwinginze ntabarira imfura, ndakwinginze ndindira umwana. Ese ubundi koko mba ndi hehe? Nibiki mba mugiyemo gute umwana wanjye yamera gutya? Ese nibiki byamugije? Kuki nibagirwa umwana wanjye? Nakahe gahuge nari mugiyemo muri iyi minsi katumye nibagirwa ko nabyaye, katumye nirengagiza ko mfite inshingano zo kwita ku mwana wanjye. Mana ndakwinginze niba ubasha kunyumva undindira umwana. Ibaze nawe aramutse ahasize ubuzima. Ese naba nsigaranye iki? Rina yaragiye. Mana Evan niwe wenyine mfite nk'urwibutso rw'uko Rina yigeze yankunda, nubwo anyibutsa ko ndi ikigwari ariko nabura n'amaraso yanjye. Hashira akanya abaganga bakaza aho Alari, baramwitegereza. Ari nawe akareba uburyo abadokita bari kumureba, ubwoba bukamwica. Kubera ubwoba n'igihunga asa n'uwicara hasi.
agatangira kuvuga ati niba ari inkuru mbi mumbabarire nimuyimbwire. Nimumbwire ko Evan wanjye hari ikimubayeho. Abadokita baramubwira ngo humura, gusa nyine ntabwo ubuzima bwiwe buri heza. Uriya mwana arazahaye cyane. Twe twakoze uko dushoboye, ahasigaye naho Imana. Byose araba ari kubyumva. Bucya mu gitondo Lydia ahagera, araza akitegereza ituze, amarira akaba yose. Yegera Al akavuga ati Al, ibi nibyo washakaga? Ese ibi nibyo wifuzaga? Reba ukuntu umwana ameze. Erega nta n'isoni, uratinyuka ukambwira ngo ntabwo wari uzi ko arwaye. Ese ubundi wita kuki? Uyu mwana kuki utamwitaho? Ngo uba witaye ku kazi kawe. Ese igihe wagakoreye, igihe wakaririmbiwe, kuba uri umusitari bikumariye iki? Icyo uzi ni ukwita ku bandi, ariko kwita ku bawe byarakunaniye. Ituze aramutse agize icyaba, ndarahira ku Mana yo mu ijuru yandemye, ntabwo nazigera nkubabarira. Uyu mwana ni kenshi ntagusabye, ndakubwira ngo umbume waramunyimye. None ndebera, arimo amaserumu ahantu hose, ntabwo abasha kuvuga. Arimo arareba gusa, ntabwo ari kubuja. Umwana wanjye aragira icyaba, ntabwo nzakubabarira. Ufite umugore w'umugome, wagira ngo nta bumuntu agira muri we. Ikintu kibabaje kandi kinatangaje ni uburyo azi uburyo igisa kiryana, ariko akaba adashobora kugira impuhwe. Ese ubundi abantu nk'abangaba Imana yabaremye gute? Yose harya ngo ni umujinya afitiye Lina. Ese Lina ko yitahiye akaba atakiriho, urwanga kimufitiye ni urw'iki? Ahari wenda yaza kuba akiriho, yakaba yagira ubwoba ko ahari azamugutwara. None aragufite wese, yaragusigaranye, yarakwihariye. Ariko umenya ibyo bitamuhagije. Koko nahangaha bigeze. Ese ni uru rwego? Nangiye no kugira ubwoba. Ari nzakubwire ngeze ryari?
umugore wawe ni ikibi, umugore wawe ntagakunda yituze, umugore wawe nta nubwo agukundira abantu, umenya ari Natani yatamukunda. Gaho nawe ndebera. Ari ikintu nshobora kongera kubura muri ubu buzima, nkumva nkomeretse ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si, ni ukubura ituze, mukunda nk'uwo nibyariye. Uyu mwana ntabwo nzi impamvu mukunda. Hari n'igihe ndyama nkabura ibitotsi ndi kumutekerezaho, rimwe na rimwe no kurya birananira iyo ntekereje kuri ituze. None ndebera, reba ahantu aryamye. Ibi ni ibiki koko? Ari abura icyo asubiza Lydia, ahubwo amarira nawe akaba yose. Ahera akabwira Lydia, akamubwira ati mushiki wanjye, warambwiye sinumva, waramburiye kenshi pe. Nibyo baravuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva. Urukundo rwantwaye buhumye, mpemukira urukundo rw'ubuzima, nitaye kuri Maya, nirengagiza Lina, none ndebera icyavuyemo. Byose ni amakosa yanjye, byose ni ubugwari bwanjye, amakosa yose ndayemera, byose ndabyemera, nta na kimwe ntakwemera, ariko please uzambabarire. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Allen. Allen aba arimo aratunganya akana kariya mu rugo. Hirwa nawe aba yavuye ku kazi, buri uko atashye akamuzanira utugifti. Byose Allen aba amaze kubimenyera, asigaye yumva akunda Hirwa. Ubona hari urukundo ku mpande zombi. Uwo mugoroba rero Robert atashye, yegera Allen, bombi bakarebana mu maso, ariko hakabura uvuga. Ubu ubona hari urukundo ku mpande zombi, rugaragara mu maso yabo bombi. Hirwa ahera akahobera Allen, akamubwira ati Allen, ni ukuri ndagukunda. Allen ati mbere ntabwo nabyizeraga, ariko ubu ngenda mbyizera, kubera ukuntu unyitaho, utuntu twose ugenda unkorera, wita ku banjye kandi nanjye ukanyitaho. Nakubeshye, mbere nari mfite ubwoba, mvuga ngo ahari uri gukina n'amarangamutima yanjye. Rimwe na rimwe nkumva nanaguhunga nkakugendera kure,
ariko ubu ngubu mba numva utajya kure yanjye byibura ni segonda. Gusa nanone nakibuka ko ndi umukozi wo mu rugo nagukwiye, umva nanone najya kure yawe. Hirwa ati Allen, nizere ko utazongera kuvuga icyo kintu, narakikubujije. Byose mama Hirwa bari kubireba, akareba uburyo bari guseka banyuzamo bahoberana. Hibaza Hirwa n'umukozi bapanga niki? Arabitegereza akabona uburyo bameranye, akareba uburyo bari kuvugana bikamucanga. Ariko nanone akavuga ati ntago Hirwa yatinyuka. Ashira akanya Hirwa akinjira, mama we ati enda hano muhu. Nikose ibintu mbonye uhoberana n'umukozi n'ibiki? Hirwa araseka akavuga ati mama ntuze kuba muhobeye ni igitangaza. Allen yakuriye muri uru rugo, imyaka amaze kuba nk'umwana mu rugo, rero kuba namuhobera nta kibazo kirimo. Ndateye nari ngatangaye da. Umunsi wawe wagenze neza se? Hirwa ati wagenze neza mama. Ako se ubundi habaye hari ikindi kintu kibyishe inyuma, buriya bwo haba harimo ikibazo ra? Ndaturamenye muhu. Ubwo se icyo kindi cyaba ari igikida? Hirwa ati mama natebyaga da. Wiriwe ute se? Uri amahoro? Ndati yego rwose ndamahoro mwana wanjye. Ahubwo se wowe wiriwe ute? Mu kazi byagenze neza? Uyu munsi kutamamagaye disi we. Hirwa ati uyu munsi twari dufite akazi kenshi. Nabuze uko ngo wahamagara ngo nkubaze uko wiriwe. Ariko ibintu byose ni amahoro da. Hirwa aba arimo nisetsa ariko akijijisha agahera ko yigendera. Tugaruke kwa muganga gatoya. Maya aba amaze kuhagera akahasanga Lydia. Lydia kimubona urwango ruravumira muri we, umujinya ukazamuka muri we, akumva ntacyo afite cyo gukora uretse kuba yamwegera neza neza bakabarana. Mu mutima atangira kwibwira ati uyu mugore sinzi ikintu ngiye kumukorera. Lydia agenda yegera Maya. Maya akireba Lydia uburyo aje amusanga, nawe ubwoba buramwica. Kavuga ati Lydia ko mbona uri kundeba nk'inka yica? Lydia ati ndumva nshaka kukubona nawe uryamye ku gisasiro. Ndumva nshaka kukubona uryamye nk'uko ituza aryamye. Maya bwashize narakubwiye ngo bazaduhetere, uri kubyibuka? Ese noneho
wanyemerera iyo tere tukayifata kuri iyi nshuro ntabwo twite sibyo ndashaka kugukosora ndashaka kuguha ikigwa nshaka kukubona nawe uryamye nk'uko Evan aryamye inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha ese aho Lydia arabikora nangwa umujinya uraza gushira Hirwa se azagera aho ngaho yerure kakunda Allen nangwa azakomeza kubihisha Tania bikomeje kugorana akomeje kwigunga Evan nawe ararwaye ese hazakira byose ni mu bice bizakurikira nkuru yitwa warahemutse njyewe nitwa Atete ni yandika kandi ni nanjye wibagezaho